no muri Freemasonry haje kubarirwamo amashami atandukanye kandi afite intego zitandukanye. Haza kubarirwamo izo za Rose Croix, izitwa Maikari, izitwa Illuminate, ari Criminate iza kuba ari shami ryihariye cyane ryihariye cyane ryo gufata ibyemezo ryo ku rwego rwo hejuru cyane rifata imyanzuro n'ibyemezo. Hanyuma Illuminate ubwaryo ni ijambo risobanuye iki? Ni ijambo ry'abamurikiwe rivuze kuba elimine. C'est ni ibintu byumvikana. Kuba elimine ni ijambo nyine rivuze ko bamurikiwe bari mu mucyo. Rero iri jambo ubwaryo hari ubusobanuro rifite. Iki gitabo nakweretse cyitwa Advanced Magic nyine kigira magie to magie, hayakaba magie blanche na magie noire. Ariko izo zose nta magie yera irimo. Ariko magie ubundi meditation nayo ni magie isanzwe. Ni kegameti imyambaro, ibirango, imibishari bambara, ibyo bakenyera, imyambaro yabo, uniform yabo. So rero akuramo n'uburyo bakora isengesho. Akuramo igi, akuramo buje, akuramo n'ibindi bintu byinshi. Nagari ibintu najya gusobanura hano n'ibintu byinshi yakuyemo, ariko byose byari kugira ngo nsobanurire ibintu basho kubyumva. Ibyo rero hari naho yageze atangira kuvuga bimwe numva, donc ntabwo nabasha kusubiramo bimwe yasenze ntumva, ariko hari byo yavuze mbasha kumva. Icyongereza gifted to me from my Lord, Baphomet received the throne in humbly, made the love of Baphomet, come with now into this space, into my mind and in my heart. And go ahead the light, follow the light and beyond the light. Let there be light. N'amagambo nkayo ngayo yasenze. Ariko ubwo mvuza gace gatoya k'ibyo nibuka, ariko yavuze amagambo menshi ari marasenga kandi ni igikorwa cy'umuhango ukomeye yari makora. Ashaka kugira ngo nsobanurire deni yiteguye ko ngomba no kurahira uwo munsi. Niko yabyifuzaga, ariko byaje kurangira gewe mbyanze. Agenda nk'igihe nanjye mubwira neza ubwihe ntabwo ngishaka mu mwaka, numva nshaka kubimenya, ariko numva namaze kubitinya. Ndacyakumva nyine uwo umwaka muhagurutse aho ngaho utemeye kurahira, reaction yabaye nk'iyi? Ntabwo reaction nta reaction mbi yabayeho, kuko yumvaga ko kuba mpagurutse turi no gutaha n'ubundi twisekera tugenda dusangira utuntu mu modoka twishima, yabonaga ko nta kibazo gihari, ahubwo ari uko nyine ntarabisobanukirwa neza. kandi avuga anambwira Daniel uri macuwa, icyo uvuga ndacyumva, ugomba kujya mu bintu uzi. So nkumva kwe we akakubwira ko byamutwaye imyaka ingahe kugira ngo bijoyine? Ibyo ntabwo gewe nagiye kubimubaza, ntabwo ibyo nari mbizi. Mugabo ni umusinemiste yise yakennye yitwa Yesu, yageze ku ngingo agerayo rwose, filime ayactingamo neza, akora ibintu byiza. Ibyo turabishima. Hari abantu bamureba muri filime bakarira. None uriya ni muntu ki? Ni umuframaso, ni umutinganyi, yihakanye Yesu, ntabwo amwemera. Uko bamuvuga sikwamuzi, aravuga mumanure amafoto ye, muyakure mu nkuta zanyu z'amazu, muyakure mu bintu mumuhe ubwideo, nahafatiye aho ngaho kuri iyo buje. N'ibyo birango byose turimo turakorera. Ufata video urayibika? Bibitse mu buryo bwihariye. Ariko byose muri gewe ukuntu ndemye, iyo ngeze mu kintu numva gikomereye ubuzima bwanjye, ngishakira ibimenyetso. Nyine ngishakira ikizatuma nongera kukibuka cyangwa kugitekereza, nikomeze. Rero ibyo nabyo
bimwe mbifitiye ama video ibindi mbifitiye inyandiko z'ama email bampaga ibindi mbifitiye mbese mbifitiye ibihamya byinshi rero hamwe twajyaga mu lodge masonique hari aho mfite amatike twagendeyeho turi invite na lodge masonique hari aho mfite ama Western Union ya batuhaga y'amatike agomba kudutwara n'ibindi byinshi cyane mbese mfite ibimenyetso kandi bibitse buryo buri secure ku buryo nta mu by'ukuri babizezaga ibiki ko muzabiki kuko iyo tubwiriza abakristo tubwira ko bazajya mu ijuru ariko atari ukujyayo gusa ahubwo bazasanga ubuzima bwiza utarimo imiruho utarimo none mwebwe nibura no gutagira bakwizezaga iki uzabiki twebwe uburyo batubwiraga IREMBO RYERA TV IREMBO RYERA TV Tuze nshuti bakunzi birembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye tunabwira wowe utameze neza tunabwira wowe urwaye wowe ufite ibibazo bitandukanye turagira ngo duhanurire ubuzima bwawe tububwire ko ibyo uri guca amatara ryo herezo ry'ubuzima ejo hawe ni heza Imana irahafite kandi irahasobanura uraza kumera neza muri iki kiganiro ntago turi twenyine turi kumwe na Embassy TV murayisura uraza kuza kujya gusangayo ibiganiro byiza cyane by'iyobokamana birumvikana ariko birimo no kuba wasobanukirwa amayobera ya Satani arimo akoresha muri iyi minsi rero hagiye ushobora kuza kuhabona makuru ku rwego rwimbitse rero turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi ariko turi kumwe n'umukozi w'Imana Daniel Buramuzi akunze kugaragara kuri social media nyinshi kubera ko Imana iramuhagurukije iramutumye kandi ngo avuge ashize amanga kuko hari byishaka kumukoresha kugira ngo Satani yere gukomeza kwiyoberanya ariko n'umuntu mukuru wujuje imyaka yo kuvuga reka atangira twibwira murakoze ndabashimiye nitwa Tushime Daniel amahoro y'Imana babeho amen ya tunanze iki kiganiro mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina wabanza ukadusengera Imana Dani reka dusenge Uwiteka turagushimiye ni wowe byiringiro by'abakiriho kandi dusabiye imigisha abantu bose badukurikiye dusabiye impinduka mu buzima abantu bose badukurikiye yego tusabye umwuka wawe wera ko atuvukiramo tubyarwa nawo uduhereza ubuntu n'amahoro utanga ikiganiro turi kumwe n'umukozi wawe muri iyi nyigisho ituruke mu bwami bwawe kandi idufashe twese gusobanukirwa ibyo bwami bwawe tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo amen 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 Yesu aguhe umugisha urasenze uravuga ati ni ibyiringiro by'abakiriho yego Imana se ntago yagomeza no kuba n'ibyiringiro by'abantu bapfuye none se barayiringira se kandi batariho mikoro tunibonere karuvati neza rwose urisima na yego barayiringira batariho se ariko bire yavuga ngo abapfanye ibyo byiringiro ariko barabipfanye ntabwo bari bazabizukana ni bwewe rero ni ibyiringiro by'abariho kuko nyine abapfuye barapfuye Bibiliya iratubwira ngo mu rupfu nta migabo n'imigambi haba kuki abapfuye mushaka kubafata nk'abatariho niba barapfuye bizeye Imana ibeshaho ubwo tuba turinjira mu kiganiro nyine nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima yes ariko ubwo buzima iyo bapfuye bavuye muri twebwe ntabwo baba bakiturimo ntabwo twebwe nyine dukwiriye kubafata nk'abapfuye niba barapfuye barizeye kandi amakuru dufite atwereka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi ahubwo ni ugusenga byiringiro byacu twebwe abakiriho n'iby'abane data bimukiye aho uri bakagusanga none se tope uzi ko bize ruva nagiye kuza ese ubwo nabibwira Imana ngo bimukiye aho uri bakagusanga ntazi niba baragiyeyo
ntago giwe mbizi niba baragiye mwijuru niba oya Barizeye. shingira ko bizeraga ibyo wizeraga yego niba barizeraga ibyo wizeraga ndetse n'ubuhamya bwabo bwa nyuma no kwirimba bimwe mwatanga muvuga ngo uyu ni umubyeyi mwiza ngo uyu ngo yatubereye iduza ibyo byaramuherekeje. reka nkubwire ikintu kimwe rero biriya hari umuntu uri wajya kwirimbi bari kumutangira ubuhamya bakavuga ibi yakoraga ntabyo bavuga none se nuko ntabyo yigeze akora ngo tubarekeraho baba baragiye noneho biriya ugiye kunkumveka ariko numvaga twari dukwiye kuba tubegereza aho bari aho nabo tukavuga tuti ibyiringiro reka bari ko tubisenga byiringiro by'abariho n'abapfuye reka bataza bakadusanga njya ntekereza kareba ukuntu abantu iyo umuntu yapfuye bararira ariko nkajya mubwene nka burya bagiye kubona barimo barira bakabona isanduku iraturitse uzi ko nta waguma aho gaho ni wenda gaceceka nige wa mbere bakizwa n'amaguru urumva biruka rwose ugasanga ni ukuvuga ati iyi demon ivuye hehe kweli ataje ari ubutayibore kandi aje ari uburakara cyane nta nubwo batereka amagarare hano ubwire kuko nta muntu urabwira dayibore ko genda umwana wawe gundeke wese arayicyaha buri wese arayicyaha so anyway noneho rero wumve impamvu ngewe nsinze mvuga ngo byiringiro by'abariho mu bapfu Bibiliya iratubwira ngo nta migabo n'imigambi nyuma y'ubupfu wenda hari inyigisho zivuga ko umuntu wapfuye yimurirwa ngo akajya mu kitwa purgatori ariko nta hantu ge purgatori nayisomye muri Bibiliya niyo mpamvu rero nta nubwo nzi umuntu yapfuye direct ahita yimukira nta ku buryo wahita ubwira umuntu ngo ategereza Yesu hanaha icyo koza hari zimwe mu nyigisho z'abantu ngewe ntagomba gukoresha mu Kristo bo bavuga ko umuntu upfuye habaho incarnation hari nk'igitabo kitwa Advanced Magic cya kindi narimo nkwereka bavuga ngo iyo umuntu apfuye ngo hari ijuru rya gatatu ngo ajya sinzi niba rya gatatu ntaza kubisobanura uko bitari ntabyibeshyaho reka ndeke kuvuga umubare ariko ngo hari ijuru ajyamo ngo agategererezamo ko azongera kugaruka nyine ngo hakabaho ikitwa incarnation biriya byo ni inyigisho zindi ariko muri Bibiliya nta hantu mbona ko icyo kintu kibaho niyo mpamvu iyo nsinze mvuga ngo byiringiro by'abariho ndabizi ko n'abapfuye bazazuka abapfuye bizeye bazongera babeho kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi kandi ubwo buzima twabusezanijwe n'umwami wacu Yesu Kristo aratubwira ngo nzagaruka mbatware kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo ariko urumva iyo nsenze ngo ni byiringiro by'abariho nuko abari hari bo babasha kuyiringira kuko wapfuye ntabwo abagishoboye kuyiringira kandi atakiri muzima ya niho shingira nabyo birumvikana iyo ibintu binaniye cyangwa ntashatse gukomeza intambara yabyo ndavuga ni nkuko biba bimeze kugira ngo intambara nze kuba isa naho nanjye nagiye nyoroshye wewe bibona ute Padiri yaravuze ngo ni amayobera matagatifu iyo rero ibintu ari amayobera matagatifu ubirekera uko ese tubigira amayobera twabisobanura dute se nyirabyo ko ari wasize abiyoberanyije we yashyizeho inzira imwe yo gupfa kandi bikaba bibujijwe yuko uwo mutajyanye atamenya aho ugiye yego ibyo nta kintu twabirenzaho tugaruke mu kiganiro cyacu kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana nk'uko badukurikiye turi kumwe na Daniel ni umukozi w'Imana Daniel tukibara kuri uwo mwuka niki nagiye nkurikira ibiganiro byawe numva icyo wise Illuminati nicyo wise abafirimaso n'abo wise abalose croix iyo miryango yombi ikora ite ibana ite
ni imiryango ni imiryango ikora nyine mu buryo buri secret nta niko yo ibivuga uretse ko ubu ngubu ibyinshi byatangiye no kujya hanze ariko ubundi habanje kitwa abubatsi ubundi bo iyo babivuga abubatsi nibo ba Freemason bavuga ko ari abubatsi no mu nyandiko zabo mu bitabo byabo cyane birefera ko bari kubaka isi bari kubaka ubumenyi muntu bari kubaka science bari nyine birefera ko bari kubaka uzanabibona ibirango byabo nyine ni ibirango by'ubwubatsi ibirango by'aba engineer nibyo birango byabo hanyuma rero uburyo bakora babayeho imyaka myinshi cyane kugeza n'uyu munsi itaramenyekana yose ngo umuntu amenye ngo bwite bamaze imyaka wenda 3,000 cyangwa 5,000 ariko kuri guhari mu gitabo cyabo kitwa Rebetoris hari aho bavuga ko uriya mugabo Yesu Kristo yavutse bariho kandi bakora kandi ko yavutse bamaze imyaka myinshi cyane ibihumbi bakora abafirimaso ariko ntabwo byitwaga Freemason nyine byari bifite irindi zina ahubwo byiswe Freemason kubera moderne kubera witwaga Emeritus Layora ubwo yaramaze guhabwa inshingano n'ubupapa kandi akemera ko nyine bagomba gukora birefeye noneho ku Kristo kukitwa Gnosticisme ubundi mbere hariho ikitwa Kabbalisme noneho Kabbalisme rero yabaga cyane muri biriya bihugu byo muri Europe no muri Italy no cyane muri Italy ho irakabije n'abantu bariyo ubu ngubu no muri German abantu bariyo wenda bazatubwira bazabikusobanurira rero mu mwaka w'1540 gutyo na 44 ntaza kubicikaho nkavuga imibare ibusanye gato nibwo uwitwa Emeritus Layora yaje kumvikana n'ubupapa ko biterwaho stamp noneho Freemason igahita ihabwa izina Freemason igakora mu buryo noneho bushigikiwe noneho buzwi reka bari ko mbyita wenda bushigikiwe ariko mu ishusho ya Kristo yego ubwo mbere ibyo bitarabaho hariho Kabbalisme hakorerwa muri Kabbalisme hariho imihango yose ikorerwa muri Kabbalisme noneho ibyo amaze kubyumvikanaho gutyo bahise batangiza ikitwa Gnosticisme rero iza yishushanya nk'ubukristo ari nk'ubukristo ariko n'ubundi migenzo n'ibikorwa byayo bikaba ibya Kabbalisme bikaba ni nkuko wafata reka ntanga urugero rwa hano hafi umuntu wese uri kutwumva ari bubashe kumvikana ni nkuko wafata Ryangombe ibikorwa bikorerwa muri Ryangombe by'ubupfumu nyine bwa Kinyarwanda ukahita ubivanga n'ubukristo noneho ukahita uvuga ngo modern Christian ubwo uvuze modern Christian abantu bakaba bemerewe kubandwa bakaba bemerewe guterekera bakaba bemerewe n'indi migenzo runaka yo muri Ryangombe nicyo kintu n'ubundi cyabayeho kitagihabwa izina rya Gnosticisme rero urumva iyo myaka yose Freemason yaririho yanditse rero ibitabo byinshi yabayeho igeza higende byara amashami menshi igende byara inzego nyinshi ariko ikaba yari yashyizwemo imbaraga cyane nikitwa Jesuite ntabwo nshaka kunza kukisobanura icyo kintu kubw'umutekano wanjye ariko habya Jesuite ni navuze ntabwo ndi bugisobanura yego ubwo rero bayishyiramo imbaraga Freemason barayubaka bayiha imbaraga z'umurengera ariko n'ubundi yari isanzwe zifite ahubwo noneho nuko bayihaye kwinjira
cyane gusesera ku rwego rukomeye. Itangira noneho nayo gukomera, itangira no kubyara amashami. Nkuko muri UN habarirwamo Ministère ya Defense, ikaba ariko mbivuga, kabarirwamo Ministère ya Education, hakabarirwamo Ministère ya Refugees, ari nayo ya HCR, ndumva ntibeshyari, hakabarirwamo iy'ubuzima, nyine harimo ministère zose. Ni nako no muri Freemasonry haje kubarirwamo amashami atandukanye kandi afite intego zitandukanye. Haza kubarirwamo izo za Rose Croix, izitwa Maikari, izitwa Illuminate, ari Illuminate iza kuba ari shami ryihariye cyane ryihariye cyane ryo gufata ibyemezo, ryo ku rwego rwo hejuru cyane, rifata imyanzuro n'ibyemezo. Hanyuma Illuminate ubwaryo ni ijambo risobanuye iki? Ni ijambo ry'abamurikiwe rivuze kuba elimine. C'est ni ibintu byumvikana. Kuba elimine ni ijambo nyine rivuze ko bamurikiwe bari mu mucyo. Rero iri jambo ubwaryo hari ubusobanuro rifite. Iki gitabo nakweretse cyitwa Advanced Magic, nyine kigira magie to magie, hakaba magie blanche na magie noire. Ariko izo zose nta magie yera irimo. Ariko magie ubundi meditation nayo ni magie isanzwe. Iriya ni magie isanzwe ariko itagize icyo yangisha. Meditation nabyo ni magie isanzwe. Noneho rero hari ibyo bajijisha bakavuga ko ari meditation ariko ari magie spirituelle ya black, y'umwuka mubi. Bashingira rero ku kintu kitwa kuvuka ijisho rya gatatu. Ariko umuntu wabyawe n'umwuka wera, ubundi Imana, reka nsobanura aka kantu. Umuntu wa Adamu akivuka cyangwa kiremwa yavuganaga n'Imana face to face, imbona nkubone. Muri we yari afite mu budapfa, kandi muri we yabonaga ibintu nk'uko Imana yabibonaga, kuko ngo Imana mu itangiriro ibice byaho bibiri, ntabwo nibuka umurongo neza, ariko haravuga ngo Imana imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, ngo abona abaho. Nuvuga ngo umwuka w'ubugingo yahumekewemo ni umwuka w'ubumana watumaga abasha kubaho no kuganira n'Imana. Sasa ubwo haje kubaho ko akosa kubera na Eva no gushukwa kwabo, baza kwamburwa cya kindi cyo kubaho byiteka, kuko Imana yari yarababwiye ngo nimukora iki cyaha, nimurirya hiritunda no gupfa muzapfa. Bivuze ngo bari bifite mu budapfa imbere. Noneho bamaze gukora icyaha rero, bya bindi Imana byose yari babwiye byabasohoyeho. Kwa kundi yavuganaga n'Imana imbona nkubone, yahise ahweza. Satani hari ijambo yari yaramubwiye ngo amaso yawe azahweza, ngo menye ikiza n'ikibi, ngo mbese hari amapromise Satani iyo nzoka yari yaramusezeranije. Rero nayo yaje gusohora. Nyine yahise ahweza, amaso yarahweza, abona ko yambaye ubusa, kandi imbere yari yambaye ubwiza bw'Imana ari bwo bumutwikiriye. Ubwo ndi kujya kure kugira ngo nze gusobanura ikintu shaka kuvuga abantu bacyumve. Noneho Adamu yabayeho ari mu ishusho noneho y'umuntu nyamuntu. Imana iranarakara, sinzi niba navuga ko Imana yarakaye, ariko ishobora kuba itarakunze igikorwa bari bakoze. Iramubwira ngo wewe uzarya uvunitse, nawe mugore uzabyara urushye, nawe wanzoka we baza gukandagira umutwe, uzahora ukuruza inda hasi. Bose mbese Imana ifite amagambo yabivuzeho. Noneho rero Adamu yahise yibona ko yambaye ubusa, atangira kudoda ibyo kwambara. Wibuke ko mbere yabanaga n'Imana imbona nkubone, avugana n'Imana imbona nkubone, aganira n'Imana imbona nkubone. Urumva muri we hari umwuka w'ubumana wamwerekaga Imana, kandi ari n'umuntu, ari umubiri wakozwe mu gitaka, ariko muri wo harimo umwuka w'ubugingo.
umwuka w'ubugingo rero niwo wamwerekaga Imana. Noneho akimara gukosa rero wa mwuka w'ubugingo watumaga abasha kubonana n'Imana, Satani yaramaze kumunyaga kuko yaramaze kumukura mu ishusho y'Imana amugize umuntu witaka upfa bagashingura. Icyo kintu urimo uracyumva. Rero ubwo ndi gushaka kugira ku kibazo bwite wambajije. Yego. Yabayeho nk'umuntu, barabyara abana babo ntago njya kubasubiramo kuko mwabyize kenshi. Kayini, Abeli, ibiki byose barakomeza barororoka bigira kuri twe. Icyo gihe rero babagaho nk'abantu bapfa babora. Abantu Imana yatoranyaga kugira ngo ibatume tugaruke nko kwa Ibrahimu, Moses, muri ziriya generation zabo. Noneho Imana bo hari uburyo yabanzaga kubahamagara ikanabiyereka muri bwa buryo budasanzwe, kuko bari abantu bambaye umuntu, umubiri w'ubumuntu. Imana yigasaba ko kibiyereka mu buryo bwayo budasanzwe kugira ngo ibashe kubatuma. Icyo kintu turimo turakigendanamo. Haje kuza Adamu wa kabiri ari we Yesu. Adamu wa kabiri rero yaje ari ukugira ngo adusubize kubaho muri bwa buryo Adamu wa mbere yabagaho atarakora icyaha. Rero iyi miryango yo ikintu yireferaho cyane yishingikirizaho nicyo kugira ngo noneho umuntu, hari ahantu Yesu yageze avuga amagambo akomeye, akavuga ngo mufite amaso ariko ntimubona, mufite amatwi ariko ntimwumva. Akanababara cyane. Yesu yabivugaga ababaye, akagira n'abavuga ngo muri abaso Satani. Noneho iyi miryango rero cyangwa se iyi miryango nyine ishira imbaraga cyane mu kugira ngo kwa kundi umuntu yabagaho, Adamu wa mbere yabagaho atarakora icyaha, abana n'Imana, aba ariko nabo bamuforma abeho nk'uko Adamu wa mbere yabagaho, ariko noneho bigizwemo uruhare n'imbaraga ya Satani. Urimo uranyumva? Bigizwemo uruhare n'imbaraga ya gishetani apana imbaraga y'Imana. Bo rero ubwo bahita bashyiraho ikitwa kuko umuntu buriya roho y'imbere, uko forme y'umubiri wawe umeze ni nako roho forme yayo nayo imeze. No kuvuga ngo ifite amaso, ifite amatwi, ifite n'umunwa, ifite mbese forme yawe niko roho yawe imeze. Ngira ngo icyo kintu urimo uracyumva. Hanyuma rero bo bahita bishingikiriza kugira ngo bayinjire muri twebwe iyo myuka yabo nyine, nko muri iki gitabo cyabo cya Voice and Visions kingiki ndimo mwereka, bishingikiriza kugira ngo nyine umuntu afunguke. Ntago njya mbisoma ariko bo bakora uko bashoboye kugira ngo umuntu afunguke abashe kubona ibyo mu isi yabo ya gishetani cyangwa se y'umwijima. So hanyuma rero na Yesu Kristo intego ye yari yo kugira ngo umuntu nawe yongere abeho nk'uko Adamu wa mbere yabagaho, abyarwe ubwa kabiri, hanyuma agira impano z'umwuka w'Imana n'amaso y'umwuka y'umutima ahumuke atangire abone, kuko niho iby'ubwenge n'ubuhanga bwose biri. Reka ngaruke kuri kibazo cyawe noneho rero. Aha niho tukigezeho. Wambajije uti bakora bate, bibaho biti? Uburyo bakora nyine ni ibikorwa byabo byo mu mabanga byo kugira ngo bigarurire isi. None ariko bigarurire isi baramaze guhindura ikiremwa muntu kitakiri abantu basanzwe, ahubwo ari ibindi biremwa by'ibinyembaraga bidasanzwe. Hanyuma bakoresha abantu benshi hari abantu benshi cyane batagira n'ingano, ibihumbi byinshi byinjiramo buri munsi. Ariko mu kwinjiramo buri munsi byose biba bifite amashami bagenda babiklasamo, Mahikari, Rose Croix, Freemason, nyine hari amaklase menshi bagenda bakarasamo bitewe n'ubushobozi bakubonyemo n'icyo ugomba kubakorera. Sasa uburyo ibintu byabo bo bakora ni ukugira ngo bigarurire isi, kandi bo ababirimo ntago bishimye. N'ubu ngubu hari abenshi ndimo nsengana nabo ndi gufasha kugira ngo ibintu babisohokemo. Ndibwira hari umuntu uyu munsi ushobora kubyumva ari ubwa mbere akavuga ibyo bintu ntaho biba,
ariko twahuye nkagira ibyo nkwereka nibwo wasobanukirwa ko bibaho kandi ari ibintu bitari nakuri n'ibintu biba mu bantu ahubwo ikiciro cy'abantu runaka nicyo bubatoranya ntago bafata buri wese bubatoranya bakorana nabo n'igihe bagomba gukorana nabo so rero uburyo bakora ni uburyo bw'amabanga cyane by'umwihariko bibanda ku kintu kitwa wakati kalendari cyangwa se black kalendari bagira amatariki nyine bakoreraho ibikorwa byabo byibanga uburyo bagomba kubitwara ibintu byabo systeme bagomba kubitwaramo n'amatariki bagomba kubikorera so urumva rero nicyo mbashe kuvuga ku buryo bakora ni kuri cyo ubashije kuvuga muri izo tekinike zabo abo baroze kuruwa rero sebo abaroze kuruwa abandi tujye tubumva tukabumva nk'abarozi baruharwa iryo shami ryo ryaje kuyubakamo rite muri ibyo urumva uburyo iri shami ryo narivugaho nk'ayandi yose nk'uko yavutse yose aturutse kuri Freemason naryo ryavutse ariho riturutse hari n'andi menshi ataragera hano muri East Africa yacu hari n'andi menshi tutajya tuvugaho mbese baba bafite amashami yabo nicyo ashinzwe ngo mubazi nk'abarozi ruharwa mubazi nk'abarozi ariko si bo bonyine hari n'abandi benshi babarozi ahubwo ririya shami ryabo ryo rifite ubutumwa nyine bwihariye rifite ubutumwa bwihariye rigomba gukora ku isi kandi rigomba kubigeraho uko byagenda kose bazarwana intambara ariko twebwe tuzakingirizwa na Yesu Kristo niwe wenyine ugomba kudukingiriza mu byahishuwe Yesu haraho yavuze ngo nige nyenyeri yaka yo mu ruturuturu no kuvuga ngo we yatubereye umuco n'inyenyeri ibi byose nibyusa ibi byose birukankamo nyine birashira nibyo ntacyo byadutwara nta na kimwe byaduhinduraho kuko nyine turi mu buntu turi mu nyenyeri turi mu muco w'itangaza ibi nubwo babikora cyangwa se Satani yabishoyemo imbaraga nyinshi nawe azi ko nyine ariyo strategy afite yo kugira ngo yigarurire isi kandi atanyuze mu bantu ntabwo isi yayigarurira kandi abantu agomba kubaho icyo bashaka cyose nawe bakamukora icyo yifuza cyose rero aho ngabo uri kuvuga bafite ubutumwa bwihariye ubutumwa bwabo rero ni mission zikomeye cyane ni mission zikomeye buriya ibintu kwisi bibaho nk'ibyorezo biri accident ntago biba byinshi zibaho ariko ntabwo ziba nyinshi hari igihe usanga ibyinshi ari byo biri muri systeme yabo ari ibintu baba barizeho kera barateguye ndaza kukwereka inyandiko yabo urebe ngo ese ibi bintu biramutse bibaye ubwo twabyita impanuka cyangwa twavuga ko ari plane zabo ziri kugerwaho so urumva rero ni ibintu nyine hari accident okay ni ibintu bisanzwe ko accident zibaho hari nibibaho ko bitari accident ari ibintu byateguye bifite intego bifite bo bigomba kungukira bifite nene nabo bigomba kugeza ku features hasi ya ibyo byose iyo bikora ni mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko nubundi babikora biyambitse ishusho y'ubumana mu by'ukuri ubona ko ari nk'Imana bizera kuki iyo batwaye nk'abantu kubijyamo babamobiliza bababwira ko babajyana ubundi ubanza ubyumva ibi bintu ubisobanukirwe n'undi wese uri bubyumve abisobanukirwe nta na rimwe bakubwira ko ibintu biri satanike cyangwa bakubwira ko ari ibintu bibi barakubwira ngo ikintu iki gitabo iki ngiki ndi kukwereka iki ngiki ndi kukwereka baravuga ngo so Satani ni imfura y'Imana niko bakubwira Satani ni imfura y'Imana
niwe mwana mukuru w'Imana. Uri kubyumva? Bakakubwira noneho ngo kandi we ntabwo yigeze anyura mu mugore avuka, ngo we ni umwuka wahumetswe n'Imana, ni ikiremwa cy'umwuka cyahumetswe n'Imana. We nta nubwo bavuga ngo Satani, baravuga Lucifer. Nyine Lucifer ni izina ry'umutwara rumuri. none Lucifer yanyuze mu mugore avuga? Ntabwo barakubwira ntabwo yanyuze mu mugore, ngo ni ikiremwa cyahumetswe n'Imana, ngo we Lucifer ubwe ni umwuka w'Imana, niko bo yigisha bavuga. Ariko izo ni inyigisho z'uburozi. Noneho bakakubwira ngo Yesu ni umwana wa kabiri w'Imana, ngo Yesu we rero ngo Yesu we yagombaga gukora, ngo kuko we yanyuze mu mugore, ngo yagombaga gukora nyine ntabwo yakora nkuko Satani akora, ngo kuko we yanyuze mu mugore kandi ikiremwa muntu ni ikinyantege nke. Ngo Yesu rero ngo agomba kubaha ahubwo Lucifer, ngo kuko Lucifer we ngo niwe mfura y'Imana, Yesu akaba umwana wa kabiri, akabishikiriza ngo Imana, niko bo barimo barabivuga. Ngo akabishikiriza Imana, kuko bavuga ngo bati muzasomera Bibiliya, bati Imana yisha abantu aha naha, Imana yatumye hahandi rya jambo riri muri Bibiliya Eliya yigeze kwica abahanuzi 100, ngo Imana yatumye uriya muntu ngo yica aba bantu. Ubwo rero barabyishingikiriza bakavuga ngo ibiremwa by'umwuka tuba tugomba kubyiha kugira ngo bikunde byishime, niko bo rero babivuga. Ibyo ngibyo ni inyigisho mbi. Mbere yuko ukomeza kamwira abantu ko izo ari inyigisho mbi z'ubuyobe zo kwica abantu no kubarimbura, nta hantu zihuriye n'ukuri, nta hantu zihuriye no kwemera kwa Gikristo, nta hantu zihuriye n'ubuzima. Ni inyigisho mbi ziyobye. Donc ntimubyumve ibyo bintu, nimubyizere. Ariko impamvu nk'ibi mba mbivuze no kugira ngo abantu badashidukira gushaka ibi bitabo byabo, kubera ko nta kiza kibirimo. Twarimo tuganira mu kanya tutari kuri kamera, tuganira kuri wa muntu wantesheje umutwe cyane, akaza ndashaka kuma nimero z'aba Lodge Masonic, akangira nabi cyane, akamira nabi, yabona ibitabo byabo bisanze mu nzu wanjye, ati ndabitwara. Atwara, ntabwo ndi bubivuge amazina kuko sinshaka kubyamamaza, ariko nabikweretse. Arabitwara, nyuma aragenda kuri kitwa maji, nyuma mu cyumweru kimwe yahise ahumuka, ariko mu buryo buri satanike. Ahumutse arasara byo gusara. Baramamagara bati runaka yasaze ngwino umusengere. Ngiye ntabwo ibyo bintu nabikora, kuko yatwaye ibintu namubujije. Kuki utamusengeze? None ze umuntu yishiriye nyirabarabwo yishoyiza we urifashe, utambitse hano hirya mu Kivu, uragenda ugeze mu Kivu winazemo, none ngo baze kukurohora. Kuki se ko wagiye mu bishaka se barakurohora ko birki? Uramurohora ubundi ukamukubita nyuma. Yagiye ntabwo ibyo ari wari kumukubita nyuma. None ze ko yagiye yarambwiraga ndabishaka, ndabishaka, Daniel wimbwira ndabishaka. Mwereka ibimenyetso byose n'ingaruka zose, ndamubwira ibi bintu ni bibi, ibi bintu birica, ibi bintu birarimbura, ibi bintu birangiza, ibi bintu n'ababijyamo hari indi mihango babanza gukorerwa, hari izindi nyigisho babanza gukorerwa, hari ibindi bipimo babanza gupimwa. Ntabwo ibi bintu, ntabwo nifuza ko ibi byose bikubaho. Aranga ati ntabwo mbiguhanda bitwara. Kibe rero nta mpamvu yo kurwana n'umuntu. Aravuze okay, birakureba. Arabitwara, arasara. Ni ukuvuga ngo yahise ahumuka mu buryo budasanzwe, ariko ahumuka muri system ya iri satanique. Atangira kureba akabona abadayimoni, akahita avuga ati harya waginiwe, ati harya witwa nde, akahita amuhamagara mu izina, ati nitwa runaka, ati ariko ati hano iwanjye ntuhinjire. Bahita babona umuntu yasaze, akareba umugore we cyangwa akareba abandi bantu, ati wewe witwa runaka, ati aha hantu uvuye ntabwo ariho. Akahita amenya ibyo umugore wavuyemo, akahita amenya ibyo abana bavuyemo, akahita amenya ibyo inshuti ze zavuyemo.
kubera ko yafungutse muri systeme yindi iri satanique ariko noneho akabona majini yahora n'umuntu w'Imana nabwo akamumenya rero yahise afunguka nyine mu buryo buri satanique atubwonko arasara kubera ko ntabwo azi ibyo bintu kubikontrola ni ibintu bimubaye hatarasanzwe biza atarasanzwe bisobanukiwe ntago umuntu gena ari kujya mpamvu waraburetse arisarira genda bagira inama z'icyo bamukorera gusa reka ibyo bitabo ntabyo somamo biriya bitabo se cyangwa nawe ashobora kuba yarashaka kuba mwe muri abo ahubwo yarabuze ahantu abikura bagiye yarambwiraga mpereza ama-email nayise chatting nabo ngwa chatting nabo nayise nkuruko nshoboye ndabimukinga arantesha umutwe ma nimero ntabwo ngiwe ndi ambassador of God ntabwo ndi ambassador wa Freemasonry ntabwo ndi ambassador w'ibindi bintu so just namenyanye nabo mpora nabo hari inyandiko zabo yansabaga mpereza nizi mbisome nkabyanga nkabwira bira bintu bifite imbaraga zindi noneho we nabo yagiye kubona ababonye ibitabo byangiye nkuko nawe waje ukabubiguyemo aracukumbura batangiye kubonamo ibitabo byabo kandi urabizi ibitabo byabo nyine biba bifite uburyo bikozemo n'imiterere yabyo donc ati ibitabo ndabisoma ntiwoya ndamwigisha ndamusobanura muhuza n'abandi bantu bange ba hafi bazi ibyo bintu buryo ari bibi ndamwigisha mukorera igishoboka cyose ndamubuza mbana arashyiramo imbaraga ashaka ahubwo kundwanya ati ngomba kubitwara yego ndambwira okay ingaruka zabyo uzirengera ntabwo niteguye gibe kuza muri ibyo bintu wimenye muri ibyo rero abantu nabagira inama aya ma bibliothèque musomamo mwige mwigengesera mu bitabo kuko ushobora gusanga goye nko ku bitabo byabo kuko ntabwo ibitabo byabo bundi bigonze kugurishwa kuri Masonic Gamete kuri market yitwa Masonic ni platform yitwa Masonic Gamete niho bikunze kugurishirizwa ntabwo bigurishirizwa hariho hose ariko hari nibyo bagira public ku buryo Amazon n'ahandi ushobora kubibona urushobora rero kwisanga hari ibyaguye muri ibyo bindi donc wagisoma kikakugiraho ingaruka kandi ushaka kugisoma direct ukahita utangira kuvugana na Lucifer kubera asiko kuretse kubeshya bavugana na Lucifer kare kubyo babeshya ntabwo ari ibintu byo kubeshya donc nyine hari umuntu uri buvuge ngo ni ibintu byo kubeshya nk'ubu reka nguhe urugero rutoya muri iki ngiki kandi yuko nk'uyu mugabo yitwa Walt Whitman yanditse iyi temwanyaje ye mu 1849 ni kuri page yacyo ya 26 ntabwo ndi busobanureho ibintu byinshi ariko reka muvuge hakano gato uburyo biba byanditse kugira ngo uhite wumva neza systeme ukuntu bita bikora ntabwo nshaka ko ufata ibi bitabo sinshaka kubyamamaza ntabwo nshaka koreka ubugingo bw'abantu biravuga ngo uyu mugabo baravuga bati uyu mugabo yavukiye hanaha yitwa runaka yavukiye hanaha umwaka uyu n'uyu umuryango we n'uyu yaratuye hanaha ukumva nyine nk'uyu nguyu we uyu mugabo ndebe ko mbona aho yari igihugu cye yari umujapone Japan so noneho bakavuga bati uyu nguyu yagiye yavukiye wenda muri Japan then yimukira muri Amerika nkuko babipresenta hanyuma yakoze ibi nibi noneho yaje kugira igihe aganira n'imyuka
reka ngire gutya abantu babibone aganira ngo aganira n'ibintu n'ibiremwa by'umwuka donc ati ariko kugira ngo aganire nabyo ati yagiye mu ijuru wenda rya kanaka hari ibintu byaje by'amajuru myinshi byo kwigisha ngo ijuru rya mbere ngo ijuru rya kabiri ngo ijuru rya gatatu ariko Pawulo niko yavuze niko yavuze n'aba rero nabo barayagira nabo barayagira izo nyigisho z'amajuru menshi nabo barayagira bakavuga ngo yege wenda mu ijuru rya gatanu ageze mu ijuru rya gatanu ati kugira ngo ageyo bakayita bakwandikira nk'uyu nguyu ntabwo nshaka kuza kubivugaho cyane ndashaka gutanga urugero kugira ngo wumve ukuntu bigenda bakavuga ngo nk'uyu yavuze aya magambo ati yayasubiyemo wenda kabiri cyangwa gatatu ati yari yicaye mu cyumba wenyine cyaha naha yafashe buje ayishyira aha afata n'indi ayishyira aha yicara muri position atangira aratuza aturisha ubwonko aturisha ibi n'ibi yishyira muri meditation ubwo niko ndi bubivuge wenda ati noneho ati avuga aya magambo ati ayasubiramo ati yitegereza wenda urutoki rwa kabiri cyangwa rwa gatatu bafite uburyo nyine bagenda babikubwira uburyo yabikoze ati ariko ubwo hari n'ibintu bavuga ku buryo nyine utarabaye muri terme zabo udashobora kubyumva ugasanga n'amagambo udashobora kubonera ubusobanuro ati tegereza urutoki rwa kabiri cyangwa rwa gatatu atarakomeza ararureba urumva ati uko yarurebaga asubiramo ya magambo ati niko imana runaka cyangwa niko marayika runaka yamusangaga ntabwo ari marayika donc niko babyita niko babyita niko yamusangaga ati aramusanga arangije afata roho ye ayitwara mu ijuru rya gatanu ati ageze mu ijuru rya gatanu ati yahasanze ibi ati niho yigiye iki kintu niho yigiye wenda niho yigiye gukora itara rikaka niho yigiye yahasanze akabuye kameze gutya iribuye ryitwaga gutya ati wenda kuri iyi planete yacu turarifite ryitwa gutya cyangwa se nta niryo dufite ati bigendo nyine baguhatemwanyaje wumva ziriyo ku buryo nyine ubyumva ko ari ibintu byabayeho kwa noneho ati abikora bakaguha uko yabikoze kose ati kugira ngo agaruke mu mubiri we ati yamaze yigiye kingana gutya mbese baguha ibintu wumva bifite rezo aho biva naho bijya noneho rero ubwo iyo bari kukuyobora muri izo nzira ngo yakoze ibi aba ari kugira ngo bakoriyante nawe ubikore uri kubisoma yego nk'uko ubisoma nk'uko nawe yagendaga abikora noneho rero ubu iyo ubikoze nk'uko bavuga yabikoze nawe ibyo bintu biba bishobora kukubaho ariko mu kukubaho kwabyo uba ushobora no kugiramo n'izindi ngaruka nyinshi kuko hari ababikora bagasara hari ababikora bakanapfa hari ababikora bakabaho hari ababikora bakunguka ubumenyi budasanzwe byo ariko ubumenyi bwo muri satani ntabwo ari ubumenyi nta kintu bumara ahubwo kwakira Kristo wenyine ku byarwo bwa kabiri kwakira umwuka wera nibwo bwenge ibintu byabo ni ibintu nyine ubona ko bisobanutse babisobanura nyine ukabyumva ku buryo iyo barimo barakuyobora barabyumva noneho bagiramo n'uburyo nyuma yo kuvayo yaje kubana n'abandi bantu muri sosiyete ubwenge yaje kugira uko yaje kubaho mbese imiterere yabo nk'uko ubona Bibiliya yanditse biti wenda kamfata urugero nko kuri Moses yavutse umuryango we umuta mu mazi yaza gutoragurwa n'umukobwa wa Farawo byagenze gutya biriya byo noneho byo birasobanura bo barabisobanura kuruta uko biri bisobanura ku buryo bo bavuga ngo mu mwaka uyu n'uyu ku itariki izi n'izi bakavuga n'amasaha yakoze iki yagiye aha byagenze gutya barabisobanura ku buryo nyine Bibiliya yo navuga ngo irasamarize ishobora kuba ya mikino tuba tubona ku mateleviziyo yisa n'idashoboka nibira ni ibintu bibaho ariko hari ibyo bakora muri hari bidashoboka
ariko mwisi ya spirit nkuko kujya muri iyo magic ukinjira mu majuru uva muri rimwe ujya murindi ibyo bintu birashoboka cyane mu buryo buri spirit ubundi mu mubiri usanzwe umuntu hari ibintu twese duhuriyeho no kurya no kunywa no kubyuka ukajya mu kazi no gukora siporo ni ubuzima busanzwe bwa buri muntu bwo mu mubiri ariko mwisi y'umwuka ho harimo ibintu byinshi kuko mwisi y'umwuka niho umenyera kuvumbura ibitari bisanzwe biri ku isi niho umenyera kuvumbura ikintu gishobora gukora iyi microphone ndimo ndavuga ugafata materi runaka ukayibyaza ikindi kintu kitari gihari ibyo bintu rero by'ubuhanga bumeze buryo ubyigira mu isi y'umwuka ntabwo ushobora kubyigira mu isi y'umubiri ngo bishoboke kuko ntabwo isi y'umubiri nyine bigira abari iby'ubwenge bwe kuvumburirwa mu bwenge Bibiliya rero hari ikintu yavuze yaravuze ngo iby'ubwenge n'ubuhanga bwose ngo buri muri bihishe mu Mana bihishe muri Kristo Yesu uvuga ko babagezeyo no kuvuga ngo ntabwo babageze mu Mana ahubwo Satani nawe ibyo ngibyo by'ubwenge n'ubuhanga bwo arabizi kuko yabanye n'Imana icyo kintu abantu bacyumve yabanye n'Imana ariko noneho n'umuntu wabyawe n'umwuka wera w'Imana akavuka ubwa kabiri akaba mu mwuka w'Imana ntashake kutegeka dore ubu turi mu bukorone mu bukristo bumeze nk'ubukorone twigishijwe nyine kandi biriya bintu bano bantu baraduseka cyane bano b'imiryango baraduseka cyane nicyo gituma batwita ati mwebwe murinjiji murasuzuguritse kuko hari ibanga rikomeye baduhisha ubukristo turimo twigishijwe ko tugomba kwizera ibyanditse hariya ntidutekereze ntabwo tugomba gutekereza na rimwe tugomba kwizera icyo kintu urimo uracyumva noneho muri biriya bitabo rero byanditswe muri Bibiliya ndabishimira cyane Imana yarabituyoboyemo ariko noneho bagiye barebamo ibishobora gutuma tuvumbura ryabanga noneho ryo kwinjira mu bumana imbere bakabikuramo muri Bibiliya suko cyane rwose ariko ntabwo babikura bose bari kubikura bose kandi bashaka ko tujyayo ariko umva igitangaza ukuntu turi mu bukorone ahubwo abantu bagomba no kujijuka turi mu bukorone abantu bagomba kujijuka reka nguhe urugero muri Europe reka mvuge Germany hari urusengero rumaze imyaka 1600 kandi n'urwa Kristo muri biriya bihugu byo hanze hari insengero zimyaza imyaka 100 za 600 500 200 500 izo nsengero ziriyo no kuvuga ngo ubu Kristo bwabaye yukira cyane barabuzi barabusobanukiwe hano iwacu muri Afrika umumissioneri wa mbere amaze imyaka ingahe avuye muri Afrika oya irarenga yigeze muri ngahe kuko impamvu twavuga wenda umumissioneri keretse w'umuprotestant ariko niba Katolika yo zino muri za 800 muri za gutyo urumva twebwe ubukristo bwacu ntago burarenze imyaka 300 n'ubukristo nyine bukiri bushya muri twebwe n'ubu ngubu bamwe harabagikomereye ku muco wa Afrika wo gukunda ryangombe gukunda n'izindi mana n'ibindi bigirwa mana byasengwaga n'uyu munsi muri Afrika harabakiukomeyeho sibyo no kuvuga ngo rero bo Bibiliya ubanze yumve neza kandi bisobanukirwe Bibiliya ni bibliothèque bonde ni bafashe igitabo cyanditswe na Daniel bafata igitabo cyanditswe na Moses bafata igitabo cyanditswe na Ibrahim bafata igitabo cyanditswe na Eliya bafata igitabo cyanditswe na Elisa barangije baravuga bati ariko ibi bitabaho kugira ngo bibe byinshi nta hantu bihuriye kuko byose bivuga ku Mana reka tubibonding reka tubihurize hamwe tubigire isomero Bibiliya ihurizwamo ibitabo birenga 60 n'ibindi hari nibiri nka bamwe na Sirake twebwe ntabwo tubagira muri Bibiliya yera ariko muri Korane birimo no kuvuga ngo bo bararebaga amavanjiri cyangwa ibitabo
reka mvuge nkobo hari ikintu ari ngiye kuvuga ariko reka nkihorera reka nkihorera hanyuma wenda kugira ngo tugende tubazabaza ibijyanye n'utubazo tw'amatsiko ibi bintu weho wabimenye ute? ngiwe nabanye n'ab'imyaka irenga 5 cyangwa 6 n'abake abantu bari muri iyo miryango ya Illuminati ya Freemason wivuga Illuminati gusa kuko byose bose ni Freemason ni nkuko ni huriro ikintu wabanye n'abantu bari muri Freemasonry bayibamo inyandiko zabo ibitabo byabo byinshi nagendaga mpura nabyo kandi no mu kuganira nagombaga kuba interesse kugira ngo nyine mbashe kwinjiramo kuko bakoraga uko bashoboye ngo mbe interesse rero byatumye bansobanurira ibintu byinshi byatumye hari inyandiko z'amabanga hari n'ibyo nabwira abantu bamwe bakumva nyine ntago basanzwe babizi ariko nk'ibi bitabo iyo ndi kukubwira igitabo kingana burya ntago kiba kiri mu busa so nk'icyo ngicyo nabiriya bindi nakweretse yinuza ntago biba biri mu busa babirimo ibintu bitandukanye kandi ikindi bo ibintu byabo byinshi bakoresha ukuri kuko babazi ko bo bagomba hari kitwa brotherhood cyangwa fraternity kuko babazi ko ari umuryango umwe ugomba kubikirwa ibanga rikomeye babwizanya ukuri kandi ibintu byo bakabisobanura nkuko byagenze ku buryo n'icyo ubona twebwe baduhishe bo baba bagifite kandi bo bagisangiye ku buryo buri too clear so rero kubimenya ibyo bitabo byabo ntabwo birimo busa nabisubiyemo naho ngaho byaturutse so rero wabanye nabo muri iyo myaka 6 uri nk'umukozi cyangwa bagukoresha ntabwo gene ndi umukozi ahubwo nkuko waba inshuti n'umuntu usanzwe donc ibi nongere mbisubiremo ntabwo ari Daniel ubizi gusa ahubwo nuko ari we niba navuga ngo yakoze erreur niba navuga ngo yagizwe umugisha wo kubisobanura niba navuga ngo uko wewe unyumvuri ubyumve simbizi niba ari amahoro y'Imana yagize yo kwisobanura simbizi ariko hari nabandi benshi cyane babizi nkuko nayo waba inshuti n'abantu mukamenyana mukabana nyuma bakagenda bagusobanurira uko bo bizera ibyo bemera n'ishingiro ryo kwemera kwabo gibe rero nari umuntu ukunda kumenya no gusoma n'ubundi abikunda noneho ku buryo nabiyo hari inyandiko zabo nabonaga nkaba kuko nari naramaze rimwe na rimwe gusobanukirwa ko biri satanic nakoraga amasengesho nkabwira Imana imyuka yaho ntabwo nshaka ko imbona ariko ndashaka kumenya ishingiro ry'imyizerere yabo ndashaka kumenya ishingiro ryo kwemera kwabo kugira ngo ubundi urwanye ibintu cyangwa se usobanure wumva ibintu neza ubanza kubigeramo hari naho Yesu yavuze ngo nako Efeso bavuze ngo mukomerere mu mwami muri Efeso 6 ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani urakomerera mu mwami sutaramugezemo oya ntibishoboka ubu wakomerera mu kazi utarageramo oya nukubanza kukageramo kagakomereramo so sasa ibi rero iyo ndi kubivuga nabo bakoze strategy zikomeye binjira mu madini yacu ari Pentecote amadini menshi y'amanyamwuka dutekereza ko amanyamwuka reka ndeke kuvuga abanyamwuka reka amatorero menshi ay'abanyamwuka natara y'abanyamwuka bakoze ko bashoboye kugira ngo bayinjiremo ubu binjijemo Freemason bafite abambasada babo abagiye binjizamo kugira ngo babashe nyine gucengeza imyizerere yabo cyangwa se gucengera no gukora mico bo bashaka kandi bagiye bakora uko bashoboye ku buryo abo binjijemo baba ariye babo cyangwa se baba agent babo babonamo imyanya ikomeye y'icubahiro kugira ngo babashe bo gukora ibyo bapanga n'ibyo bategura so rero navuga nanjye ni muri ubwo buryo Imana wenda yashatse kumenya ibyabo kuko ubu uyu munsi nta kintu umuntu yabimbeshaho ashobora
ashobora kubimbeshyaho kuko we yabibayemo wenda akanarahira indahiro zabo nyinshi akazamuka imbere ariko umuntu utarabigeramo utabiziho utarabyinjiramo ngo yarasomye ngo kubiri public hano hanze ngo hari ubumenyi buhagije bifiteho kwaba ari ukwibeshya. Tugiye kuri etape kuri etape wowe ubwawe wari ugeze ku rwego rwa kangahe nibura Imana yagutangiriye uvuga ati ngeze ku rwa kangahe ninjira muri Illuminati? Ntabwo ninjiye, come on, ntabwo gewe ninjiye muri, ntabwo ninjiye ahubwo gewe kuki bakomeje kukumenera amabanga kandi babona uri kwanga kwinjira kandi nagombaga kuba interesse kugira ngo ninjire hanyuma nari kwinjira nkaba super master nako ntabwo nari kuba ntabwo nari kuba super master ahubwo nagombaga kuba grand master muri Freemason ugahagararira nk'igice cya ni nko kuba uko umva wenda Monseigneur wenda zona bahagarariye ariko bo iyo grand master ni nko nabanyoboye nka lodge masonique runaka nabampagarariye nka lodge masonique runaka ibyo byatumye utinda kugira ngo winjiremo uzinjiremo ufite iryo garaga training zagombaga gutuma ndushaho kumenya no gusobanukirwa ibintu mbere yuko bakwinjizamo baguha training. Ntabwo ari buri wese ariko gewe nari narabyanze, nari narabanje nyine kugira ubwoba bw'ibyo bintu kuko barambwiraga ni ibintu by'abanyabwenge birimo abantu bakomeye ku isi, birimo aba football bakomeye, aba artiste bakomeye, aba protestier bakomeye, abanye business bakomeye, inzego zose classe zose zikomeye turazifite. Byatumaga numva nyine ngomba kumenya ibyo bintu neza. Bakambwira IQ yawe turayikeneye iri standard nziza ntabwo dushobora kuyibura. Nanjye rero nkababwira reka mbimenye wenda abantu bazumva ubuhamya bwa mbere aho nabutanze ko nabusobanuye kuko sindi busubire mu byo navuze avuga reka mbimenye ibi bintu neza mbyumve donc bisobanukirwe hanyuma nge mu bintu numva nzi neza, nge mu bintu numva nyine sobanukiwe mfite ubumenyi. Rero bampaye ibitabo byagombaga gutuma sobanukirwa, bagenda bampa n'amatemwanyaje y'abantu batandukanye, aba lodge masonique batandukanye, abayobozi b'ama lodge masonique bamwe bakanganiza, bamwe lodge masonique zimwe zikananyandikira ku email yabo, ku nimero yabo, bakamvugisha bati komera turabizi ugiye kuza we umuntu ukomeye twarakwishimiye, imikorere yawe izaba ari imikorere iri very strong, ifite imbaraga, uzakora ibintu byinshi. Icyo gihe ariko ntabwo nabaga mu Rwanda, abantu babyumve babisobanukirwe, ntabwo nabaga mu Rwanda. So rero byatumye menya ibintu byinshi kandi ku buryo bukomeye butandukanye. Rero ntabwo ngiye nari ndakarahira nko mu gihe wabanye n'abari mu uyu muryango ni biki bagufashaga? Kumfasha kubigenda n'iki ushatse kuvuga? Ni ukuvuga baravuga ati twebwe turagufasha tuguha umwarimu uzajya ukwigisha. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ikindi ntabwo turi bukokipe gusa, turaguha n'amafaranga nibura nkenerwa uzajya ukenera make mbere y'uko wongera mu muryango. Nta bintu bagiye baguhereza nk'ibyo ngibyo byari gutuma muba mufitanye nibura kotara zibanze? Nta contract zabo nta bazigira tutararagira, donc ahubwo wenda barakuba hafi ubw'inshuti zabo. Donc iyo umuntu muri inshuti nawe hari ibiranga ubushuti, kumukenera nawe akagukenera, igihe umukenereye ukamubona cyangwa ataboneka akagusobanurira impamvu atabonetse. So rero twarabanye gutyo tujyana mu bitandukanye, mu buzima butandukanye, mu nzira zitandukanye, mu buryo bwinshi butandukanye. Byatumye menya ibintu byinshi bibera hano hanze, byatumye menya ibintu byinshi bibera hano. Ubu kuri gewe nta kimwe na kimwe wanshituza
cyangwa wazunkangisha ntacyo nta kimwe kuko Kristo yanyeretse ibibi n'ibyiza byose biri muri ubuzima yanyeretse umugisha n'amahoro biri muri ubuzima yanyeretse n'ibibazo n'intambara ziri muri ubuzima ibyo rero kuba hari ibyo bamfashaga birahari hari naho bagiye bambwira tugendane tujyana dukora ibi n'ibi tukagenda nkaba ndi kubireba ariko umutima wanjye uri kubwira Yesu ububwira ndabizi ndi mu gihe cy'inyongezo wampaye nshoboza ntazakora amakosa ahubwo mbashe kuba ambassador mwiza so rero bageze aho nyuma umwe nibwaje komenera ibanga ko hari umuntu wanjye wa hafi ko biri kose ugomba kuzagenda ugomba gupfa ubwo wageze ku rwego bakwaka ibitambo yabarambwiraga nuramukurahiye ntabwo nageze ku rwego nuramukurahiye hari umuntu wa hafi uzapfa arambwira ati ubundi ntago tubivuga biba ari ibanga ariko umaze kutumenya no kumenya byinshi nta mpamvu yo kubiguhisha ugomba kuza kandi anyway babonaga hari ko nabaye interesse ngiye mfite ukuntu ndimye muri gewe ntabwo nkunda kuvuga n'ibyumviro byanjye biri mu mutima wanjye sinjya mbigaragaza kenshi nyine icyo ntekereza bari cyangiye gusa then ubona icyo nakoze gusa niko Imana yandemye ntabwo ari ibintu nshyiramo imbaraga cyangwa ndwana kandi ngewe iyo mbona ikintu ngomba gikwiye ko ngifata ndagifata iyo mbona ikintu bidakwiye ko ngifata ngira gutya nta mpamvu nta mpamvu so rero bo bari bazi ko kubera ko babona tugendana turi inshuti tubana ndeba baba mu buzima buri amazing buteye ubwiza n'ubuzima wenda nk'abantu banzi mu gihe cyashize abo bantu tukivugana bazi ubuzima narindi mu kuntu bwari bumeze nyine bafite uburyo bari mu buzima buri amazing usa bushashagirana kwa rero bari bazi ko nange nabikuze nyine iranzimanye irazimye twagiye urumva rero ibikorwa byabo nyine biteye so anyway ariko ntago byari byo byose ntabwo twavuga ngo biteye isoni kuko ntago ari abantu bakora ibintu biciriritse kandi ahubwo se twebwe ni tutabirimo ntitubabona twinjije dukora ibintu biciriritse babona reke dukora niko bavuga ngo bariya nyine ntago baba tubona neza kwa mu by'ukuri muri icyo gihe wari uri mu gisa na training cyangwa se bamera nk'abashaka kugutoza ni hari abanyarwanda wigeze ubona bajye baza nko muri iryo shuri nabo bari gutozwa ngo binjire muri Illuminati Illuminati rero ni ishami ryo ryihariye ndako muri Freemason ubwo byose ni kimwe okay byose ni kimwe ariko Illuminati yo ni ishami ryabo ryihariye cyane so rero reka mvuge iki kintu nubwo nyuma mvuze kuri ibi bintu kuri ubuhamya ntabwo nshaka kubyinjiramo impamvu ibi ni ibintu bimaze imyaka ibihumbi Daniel nubwo yabivuga ntabwo yabihindura nta nubwo yatuma bitabaho nta nubwo byatuma bahindura ibikorwa byabo ahubwo nk'uko nta na kimwe bahindura so rero nta n'impamvu yo kubitindamo ngewe intego yanjye no kuvuga Yesu kandi nicyo yantumye nkabwira abantu iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hanyuma bariya rero ibikorwa byabo ni byabo cyokoza aho nzabona bari kwivanga n'ubukristo bwacu nzahacyaha ariko sinzahacyaha ngo nze ntungurutoke ngo wewe ariko nzavuga muri rusange nzavuga muri rusange nk'iki kintu cy'ubutinganyi cyabaye abantu bazabirebe nari maze iminsi ndi gukora ibiganiro bivuga ndamagana ubutinganyi iki ntabwo ari igitangaza kuko ni bije isanzwe ihari yuko hagomba kuzanwa ubutinganyi muri Afrika ku buryo bukomeye kandi n'ibintu nyine
byari bisanzwe biteguye neza biteguriwe muri iyo miryango biteguriwe muri iyo miryango ko bagomba kuzana ubutinganyi muri Afrika ku buryo bukomeye abantu bazabirebe nari maze igihe mvuga turamagana ubutinganyi ariko bafite bije yuko abantu ku isi bagomba kujya ku rugero bifuza bakabasha kuba control bakabakoresha icyo bashaka yego rero bagomba gukoresha tekinike zose zishoboka tekinike bazakoresha bahisemo ko zizaba ari iz'abatinganyi se ari ugutingana kuko mutinganye nta byara ni nyinshi ariko n'ubutinganyi burimo n'ubutinganyi burimo ahubwo ni corona bazajya bakoresha okay bakoresha corona bakoresha igishoboka cyose ndibwira ko bazazigikoresha ndibwira ko bazagikoresha yes nubwo ikibazo nari nkubajije utakishubije uvuga nkubaza gose hari abo wigeze ubona bari kumbwira ati narababonye ariko sirubavuge ntabwo icyo kibazo ndi ukigusubiza gifite aho gihure n'abanyarwanda ntabwo ndi ukigusubiza oya hari abantu wabonye noneho hari abo wabonye uzi kuko impamvu babibajije gutyo nuko dukwiriye no kumenya ko abantu baturimo noneho tugatangira no kumenya gushishoza kuko niyo mpamvu rega y'ubuhamya no kugira ngo umurikire umuntu wese atazisanga muri wa mwijima awita umucyo niyo mpamvu ariko iyo wanze kuvuga ikintu umaze kukumenyera mbona ukuntu uhita ubigenza ariko uko biri kose ibyo ari byo byose ni ibihe bimenyetso bishobora kubaranga nko muri speech zabo no mu mvugo zabo rero ugiye kuvuga ngo ibimenyetso ngo bishobora kubaranga muri speech zabo bagira ibimenyetso byinshi cyane ariko ikibazo n'umumenye sura mukora wiki oya ariko hari uburyo udashobora kwiyasosiyana rero mwabaye inshuti mukamenyana cyangwa se muri gukorana igihe cyonyine cyatuma mumenya kuko hari aho bagira ntibabashe guhisha ibyiyumviro byabo kuko n'umuntu umukristo ashobora kubeshya ko atari umukristo ageze ahantu ariko imyitwarire ye na speech ze zikagaragaza ko ari umukristo nabo rero hari aho bigira muri kuganira ukahita wumva ukatekereza akahita akubwira mbese ikiri mu mutima we ashobora kutakubwira ko ari muri uwo muryango ariko kandi mwumve ko uyu muryango abantu bawurimo n'abantu basanzwe bambaye inyama n'amaraso gewe ntabwo mbona ko ari abantu dukwiye no kuvuga ngo ngo turapfuye se bahisemo umwijima twe duhitamo umucyo ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ibyo rero ntabwo kwidukuraho ko turi abanyarwanda twese ntabwo kwidukuraho ko twese turi abantu tugomba kubana abari muri iyi miryango n'abantu babaho nk'abandi bantu hari icyo numvise wari urimo uvuga ku rubuga rumwe rwa hano kuri murandasi uvuga ko umuntu yakujyanye ahantu amenigi byari bishatse kugira gute iyo sene yari imeze ite ariko ndumva mbeshyeye ntabwo yamenye irye icyo kintu ndumva nta hantu nigeze nkivuga tumva nta hantu nigeze mvuga ngo umuntu yanjyana ahantu amenigi wenda nshobora kubisanisha n'icyo wenda nigeze kuvuga ku kigendanye n'igi ariko nta hantu navuze ngo umuntu yamenye iki ahubwo hari ikintu navuze nkaka wenda ashyira hagati aho ngaho yakwima ibintu byinshi n'ibitabo inyandiko
inyandiko yakuye ibintu byinshi bitandukanye nigi ntago nzi ngo niryi ariko nigi nabonaga ko ari so arangije ni aho ngaho okay so aho rero niho nari nkubira ngo nabisanisha nicyo navuze icyo navuze rero no umuntu wangi twari dusanzwe turi inshuti njyana ku Gisenyi twari ku Gisenyi hanyuma atangira kubisobanurira nyereka masonike gameti imyambaro ibirango ibishari bambara ibyo bakenyera imyambaro yabo uniform yabo so rero akuramo n'uburyo bakora isengesho akuramo igi akuramo buje akuramo n'ibindi bintu byinshi nagari ibintu najya gusobanura hano n'ibintu byinshi yakuyemo ariko byose byari kugira ngo nsobanurire ibintu mbasha kubyumva ibyo rero ntago numva nshaka gukomeza kubivugaho abantu bambabariye kubyimyoza ariko ndongera mbyimyoze ntago numva nshaka byaguteye ubwoba kuko ni kuvuga Lucifer kuvuga guhoza mu kanwa kanjye the ambassador of God ntabwo ngomba gukomeza kuvuga ibintu byabo gusa kuko nkeneye ko abantu bamenya Yesu kuruta uko bamenya ibi bintu kuko ibi nta gakiza bibafitiye nta mumaro bibamariye donc ni byiza ko babimenya kugira ngo bamenye uko birinda bazirinda barwana hari umuti uri kuvuguta kugira ngo abantu batazagira ubutumwa nahawe ntabwo harimo kubavuga abantu gusa donc yakuyemo ibyo bintu biki byose n'ubwa nyuma ndi kubivuga cyo koza ndabivugaho hanyuma atangira aransobanurira amasengesho yabo uburyo basenga bati yasenze amagambo menshi cyane hari aho yavuze mu ndimi ntumva hari naho yageze atangira kuvuga bimwe numva donc ntabwo nabasha kusubiramo bimwe yasenze ntumva ariko hari ibyo yavuze mbasha kumva icyongereza gifted to me from my Lord Baphomet received the through Jin Humblies made the love of Baphomet come with now into this space into my mind and in my heart and go ahead the light follow the light and beyond the light let there be light n'amagambo nk'ayo ngayo yasenze ariko ubwo mvuza gace gatoya k'ibyo nibuka ariko yavuze amagambo menshi ari marasenga kandi ni igikorwa cy'umuhango ukomeye yari makora ashaka kugira ngo nsobanurire deni yiteguye ko ngomba no kurahira uwo munsi niko yabyifuzaga ariko byaje kurangira gewe mbyanze agenda nk'igihe nanjye mubwira neza ubwihe ntabwo ngishaka mu mwaka numva nshaka kubimenya ariko numva namaze kubitinya ndacyakumva nyine uwo umwaka muhagurutse aho ngaho utemeye kurahira reaction yabaye nk'iyi ntabwo reaction nta reaction mbi yabayeho kuko yumvaga ko kuba mpagurutse turi no gutaha n'ubundi twisekera tugenda dusangira utuntu mu modoka twishima yabonaga ko nta kibazo gihari ahubwo ari uko nyine ntarabisobanukirwa neza kandi avuga anambwira Daniel uri macuwa icyo uvuga ndacyumva ugomba kujya mu bintu so nkumva kwe we kakubwira ko byamutwaye imyaka ingahe kugira ngo bijoine ibyo ntabwo gewe nagiye kubimubaza ntabwo ibyo nari mbizi ngo byagutwaye imyaka ingahe ngo bijoininge ibyo gewe ntabyo narinzi kandi ntabwo ndibwira ko niyo mbimubaza wenda ari kubimbwira ariko nta mutima nagize wo kubimubaza gewe kugira ngo nzavuga icyo nzi nicyo nabonye ngifitiye n'ibimenyetso ku buryo nahariho hose najya kugisobanura ku buryo mfite n'ibimenyetso nakwereka umudore ngibi apana kuvuga icyo nzi nabonye ntafite ibimenyetso ntacyo mvuga ariko icyo nzi mfite ibimenyetso n'abandi bantu tutwiziranyeho ndakivuga icyo ntazi
ntafitiye ibimenyetso cyangwa ico nabonye gusa ntafitiye aho kiri cyangwa ahantu nakigaragaza ntacyo mvuga ariko icyo mfitiye ibihamya n'ibimenyetso ndakivuga. Ibihamya ibingibi birabufite cyane. Ibihamya ni nk'ibihe ufite? Ibihamya mfite turi Gisenyi hambere aho byabereye ni gihamya cya mbere kuko hari n'abantu baje bakibaza ayo mabuja ari kwaka niyo mpumuro ni ibiki biri kuhabera. Bamwe baza no kugira aho barakomeza kudukurikirana ibiri kuhabera. Donc ikindi umuntu nawe arabizi hari video nahafatiye aho ngaho kuri iyo buje n'ibyo birango byose turimo turakorera. Ufata video urayibika? Bibitse mu buryo bwihariye ariko byose muri gewe ukuntu ndemye iyo ngeze mu kintu numva gikomereye ubuzima bwanjye ngishakira ibimenyetso. Nyine ngishakira ikizatuma nongera kugitekereza cyangwa kugitekereza nikomeze. Rero ibyo nabyo bimwe mbifitiye amavideo, ibindi mbifitiye inyandiko z'ama email bampaga, ibindi mbifitiye ibihamya byinshi. Rero hamwe twajyaga mu lodge masonique hari aho mfite amatike twagendeyeho turi invite na lodge masonique, hari aho mfite ama Western Union ya batuhaga y'amatike agomba kudutwara n'ibindi byinshi cyane. Mbese mfite ibimenyetso kandi bibitse mu buryo bukaze. Buryo uri secure ku buryo nta mu by'ukuri babizezaga ibiki ko muzabiki kuko iyo tubwiriza abakristo tubwira ko bazajya mu ijuru ariko atari ukujyayo gusa ahubwo bazasanga ubuzima bwiza utarimo imiruho utarimo none mwebwe nibura no gutagira bakwizezaga iki uzabiki twebwe uburyo batubwiraga no kuba very mature kumenya isi nibiyuzuye kumenya uburyo ushobora gukoresha ibintu ukabibyaza ibindi kumenya niba ugeze mu gihe cy'ubukene icyo wahita ukora ubukene ukahita ubusohokamo kumenya niba ugeze mu gihe cy'ikibazo runaka ikintu uri bukoresha bikahita bivaho bikahita birangira kumenya kukubaha Lucifer kumenya nyine hari ibintu byinshi kumenya mbese ni ibintu byinshi bigishaga no kuba umuntu uri biga umuntu mugari umunyembaraga amafaranga ukwiye kubutunze ubuzima ukwiye kuba ufite icyerekezo ukwiye kuba urimo ni ibintu byinshi ariko barakubwira uko uzagenda usoma urushaho gutera imbere niko uzagenda urushaho kumenya niko uzagenda urushaho kwiga nabo bakakubwira natwe nubwo twagezemo kera hari ibyo tutazi ni urugendo uriga mpaka bakunaniwe ubuzima bwawe burangiye cyangwa se donc ari kandi uko wiga unakora ibikorwa byinshi ni kugenda uzamuka mu ntera kugera kuri standard we uzashobora umuntu nibura wazamutse mu ntera ya nyuma abari ku ruhe rwego abari kuri ibintu bimariye cy'abantu babwira ngo umuntu wazamutse ari kuri uru rwego ibyo bimariye abantu we ari kwinjira mu bwiru satanike ibyo bintu nta kintu bitumariye donc ndabizi aba yageze ku ndahiro ya 12 rero umuntu uri ku ndahiro ya 12 aba atakira umuntu ntabwo bakira umuntu aba yarapfuye ahubwo bari ikindi kiremwa kiba mu muntu uwo muntu se wageze kuri iyo ndahiro aba yafungwa nko muri gereza ahubwo se nibangahe bayigeraho barapfa ni bake okay gewe ntawe ndahura nawe wayigezeho nta n'uzi buretse ko numvaga nyine babavuga mu mazina niyo bagiye kumuvuga nk'umuntu wazamutse akagira ku ndahiro watangiye ko 5 ya 6 donc iyo bagiye kumuvuga baba bafite izina rindi bamwita nkuko nakubwiye ari witwa Grand Master
grani runaka ibiki n'ibiki byose baba bafite amazina ku buryo bamuvuga mu cyubahiro kinshi then bakabona kuvuga amazina ye ku buryo hari nabo bajya ubutemerewe kuvuga amazina ye wemerewe kuvuga nka keyword ye ariyo wemerewe kuvuga wenda wemerewe nko kuvuga ngo specters ugasanga nyine ni uvuze wavuga ngo specters yavuze iki nkuko mu nzego z'ubuyobozi unashobora kuvuga ngo afandikana uvuze afandikana ko direct bamuvuze mu izina ariko kuvuga ubwo general gusa ya ukavuga yes ukavuga general wenda general ubibi nibi yavuze ibi none nabo rero bayita bavuga wenda specters masonique numero 80 yavuze ibi rero bagira keyword na number code iyo number code rero iyo umuntu yagiye azamuka agira mu ntera niyo batangira kumwita ntaga bakitwa amazina ye asanzwe ubwo rero niyo yanditse ibitabo bye kuko ubundi uko uzamuka ni nako wandika ibitabo ntabwo bo uzamuka gutyo gusa nkuko mu Kristo tumeze ariko aka kantu no mu Kristo tuzagakosore hari abantu bakora Imana bagomba kwandika ibitabo bivuga ku mbaraga z'Imana babonye icyo cyakagobye kubaho rwose kwandika ibitabo bivuga ku mateka banyuzemo ku bibazo bagiye bahura nabyo n'uburyo bagiye babihandoringa rero bo icyo kintu barakigira cyane ku buryo umuntu uko agenda azamuka niko agenda nawe yandika ibitabo yandika ubwo rero niyo banditse igitabo wenda aho bashiramo izina kuko babazi ko azavugwa ariko na ya keyword na number code nayo bakabyongeraho ndagwa nk'urugero wenda nka Lodge Masonique from Congo hari igihe bifite wenda nimero 7512 ugasanga bese bavuga ngo Lodge Masonique 7512 ku buryo umuntu bakivuga Lodge Masonique 7512 ahita amenya ko iri muri Congo akabazi wenda ngo iri ahanaha wenda iri Rumbashi iri Kinshasa ku buryo ukivuga code umuntu ahita amenya icyo uvuze ahariho nabo rero wenda bayita bavuga code wenda supermerode 1820 bakahita bamenya amazina ye nahaherereye ubwo rero nyine ni muri ubwo buryo babitwaramo mbese ibintu byabo bigenda bifite amayetape ariko ntabwo nigeze mpura n'umuntu uri ku ma level wenda yo hejuru ngo menye ukuntu babaho nibyo yakora nibyo atakora ariko nzi ko ukugenda uzamuka ni kugenda ubu umuntu udasanzwe nako bavuga ko aribwo ukugenda uzamuka ariko wegera ko ushobora gupfa hakahita hakorwa ikitwa inclination vuba kuko wazamutse muri spirit wihuse niko babivuga inclination nibo bemera kwibaho bavuga ko ukugenda uzamuka ariko wegera nyine ko ushobora gupfa hakahita hikorwa inclination cyangwa ko ari ushobora gusohoka mu mubiri wawe uriho ukinjira mu mubiri wuriya muntu then ugakomeza ukaba wamukoreramo cyangwa se ukamugenda mukagira ikintu runaka ukora bitewe nangi ico ni ikintu basobanuriye ngo umenye ngo ni ukuri cyangwa ni kinyoma ndabivuga nkuko mbizi nkuko nabyumvise ariko ko ukuzamuka etape by etape ko hari etape ugeramo spirit yawe kabishobora kuva mu mubiri wawe ikinjira mu mubiri wa ngabo cyangwa wa runaka noneho ukaba wamukoresha abantu bakabona ari we ariko ari weho uri kumukoreramo hanyuma ikindi uko uburimo bigisha ko ushobora kubwira umuntu igikorwa gukorera kandi utavuze ukabwira roho ye we akumva ari ibitekerezo bye akibwiriza akakigukorera ni nyigisho mbi ari byo bintu ni bibi cyane nta nyungu yabyo hanyuma no mu mwuka rero wera w'Imana uko umuntu agenda azamuka niko agenda arushaho kubana n'ubwiza bw'Imana rero abantu ndababwira ngo nibashaka kuva ku byarwo bwa kabiri kubana n'Imana nyako sukuya mu misozi
sukwirukanka mu nsengero sukwirukanka mu banyamasengesho n'abahanuzi kubana n'Imana nyako nukuzura umwuka wera ukabyarwa bwa kabiri. Amen. Niko kubana n'Imana. Ibi rero iyo mbabwiye ngo ni mubane n'Imana bya nyabyo mbone kubabwira ngo ni mushakashake ni mubaririze muperereze inzira zake aho ziri inzira nziza hwiri abariyo munyuramo mubane n'Imana byemewe kandi by'ukuri. Hanyuma ni mumara kubana n'Imana ntaho muzamugihure n'izi mbaraga z'abazumwijima ahubwo mwebwe muzaba muri abo kuzinesha kandi ibikorwa byabo muzabimenya kuko umwuka ubarimo abirusha imbaraga kandi azabaha byose kubisobanukirwa. Ntabwo mugomba guterwa ubwoba n'aba bantu kuko umwuka w'Imana nukuzamo uzabasha bose kubatsinda nta kintu na kimwe baza bafite cyo kugutwara no kukubona ngo bagire icyo bakuvugaho bizaba ari hafi ya ntabyo kuko umwuka w'Imana ukurimo. Wari ukitubwira ibi bintu ntago ari byo ubugwari bukabije ni ibintu biteye n'iseseme ndetse n'isoni. Abantu ni mumanuri. Uyu mugabo ni umusinemiste yise yakennye yitwa Yesu yageze ku ngingo agerayo rwose filime ayactingamo neza akora ibintu byiza ibyo turabishima. Hari abantu bamureba muri filime bakarira. None uriya ni muntu ki? Ni umuframaso ni umutinganyi yihakanye Yesu ntabwo amwemera uko bamuvuga sikwamuzi aravuga mumanure amafoto ye muyakure mu nkuta zanyu z'amazu muyakure mu bintu mumuhe ubwigenge bwe kuko akeneye kwishimana n'umuryango we akeneye kwishimana n'ubuzima bwe. Namwe umuntu n'uyu munsi ikintu kibabaje uhagize undi muntu ukina filime ari umunyafrika agakina filime ya Yesu abantu bajya bayireba bakavuga ngo twinjiriwe ngo dore ikizirango cyageza hera ngo toka shitani amazu insengero bahise bavuga ngo dore ubwo ngo ikizira cyageza he. Umuntu wakina filime ari umunyafrika wese bavuga ngo toka satani. Iyo ni imyumvire iri